Kugenzura ibihe mu masaha y'umugoroba w'isi. Igice cya mbere. Ni iki kibabuza kugenzura iby'iki gihe? Ni ikibazo Kristo yabajije abo bari kumwe mu gihe cye akiri hano ku isi. Dusanga mu butumwa bw'uko bwanditswe na Luka igice cya 12 umurongo wa 56. Ni ikibazo kandi natwe tubazwa uyu munsi wa none. Ni iki kitubuza kugenzura iby'iki gihe? Turagenzura cyane ibigendanye n'imibereho y'ubu buzima bushira. Turamenya aho duhahira bihendutse, tukamenya n'aho tutabasha guhahira kuko bihenze. Turamenya igihe cyo guhinga, tukamenya n'igihe cyo kudahinga. Turamenya igihe cyo gukora ingendo, tukamenya n'igihe cyo kudakora ingendo. Ariko ntabwo turimo gusuzuma ibigendanye n'agakiza kacu, katwerekeza ku bugingo bw'iteka. Iyi si igeze aharindimuka, mureke dusuzume iby'iki gihe. Umuhanzi Joel wo mu Byimana mu karere ka Ruhango yanditse indirimbo aravuga ati Sodomu ya kera iramutse ije uyu munsi wa none yaburana, kuko yareba ibirimo bikorerwa ku isi ubu ngubu, kuko biruta ibyayikorerwagamo, ikavuga iti twe twararenganye. Bavandimwe, dufite amahirwe Imana yaduhaye muri Yesu Kristo witanze. Itwihanganiye idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Hari bimwe tugiye kureba muri iki gice cya mbere bigendanye n'imibereho ndetse n'imibanire y'abantu n'abandi muri ubu buzima, mu bigendanye n'ibyakorerwaga i Sodomu ndetse n'i Gomora. Abantu bageze kure cyane, aho abantu barimo kwishimira ibya Satani kuruta uko bishimira iby'Imana. Ku itariki 30 z'ukwa gatatu 2021 hari umuhanzi witwa Lil Nas X wakoze inkweto ubu ngubu iri ku isoko, ayishyira mu ibara ry'umukara n'umutuku, ndetse ashyiramo igitonyanga cy'amaraso gitemberamo. Iyo nkweto ayita inkweto ya Satani. Ubu ngubu irimo irapiganirwa bitangaje, aho abantu barimo bageze aho batanga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo begukane iyo nkweto. Ubu ntabwo nzi aho bigeze, ariko ku bigendanye na Sodomu ya kera turagira ngo turebe izi nkuru zikurikira. Umwongerezakazi witwa Kate Cunningham w'imyaka 34 hari mu kwezi kwa 9 mu 2019 n'ejo bundi yahisemo gushyingiranwa n'igiti gikuze cyane kiri ahitwa Rimrose Valley Park mu Bwongereza. Mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2013